mama Cyubahiro umudamu wa Gasana yabwiye yahamagaraga inshuti ati mumfashe gushima umugabo araje uranyumva ubushinjacyaha bwavugaga ngo yasibanganya ibimenyetso yabangamira iperereza cyangwa yatoroka nese mu bukwe ntabwo yatoroka icyo nibaza ubusa agiye mu modoka y'abamwana we ya Karekayihura ntabwo yagenda ni ukuvuga ngo narabikubwiye ndavuga ngo niyo mpamvu wabonye mu bukwe bwe nubwo yasabye uruhushya mu cyumweru gishize yari yambaye iroza yitaba inkiko agira gute ariko mu bukwe abantu barenze ibyo birengagije ko se w'umuhungu yasabye uruhushya muri gereza bararutaha ubundi kuki yasimbuye afa kuki byabaye ngombwa ko Barore aba ari we uhabwa RBA muri kino gihe kigiye urakibona gute tugiye kujya mu matora amatora ntabwo akenera diplomasi akenera popularite afa yari umuntu umetiriza bino bintu pa raporo y'ibyo yize akayobora ikigo gishamikiye kuri leta kubana neza na leta gushaka amafaranga kumanaginga ibindi bitangazamakuru aho ariko iyo tugeze mu matora utaboneka kwa Meddy bati ubushuti bw'aba bantu se bwaba ari ubwanyabwo se nubwo uburyarya ubushuti bw'umugabo n'undi se ni ngombwa kuba abanyabwo ubushuti bwabo nubwo mu buhanzi icyo kigomba kubanza niba ubundi se The Ben niba yararirimbiye Meddy mu bukwe bwe kuki abantu bareba ututagenda gusa kandi hari ibyo kwishimirwa kuki batavuze ko generali Kabarebe yabutaye icyo ni ntuza nziza bishatse kuvuga ngo nde ntiyarahari The Ben ni muntu ki ubukwe butahwa na generali Alright, JALAS Official TV twongeye kubasuhuza twizere ko mumeze neza cyane tubifurije impera nziza z'umwaka ndetse n'abemera Noheli ibagendekene neza cyane twicaye muri Urban Boutique cyangwa se Urban by City Blue ni naho natwe tugiye kuganirira n'uyu mupapa akaba umunyamakuru n'umusesenguzi ku nkuru zigiye zitandukanye adufasha gutera imetero Karegeya Omar Jean Baptiste ni ngombwa gutera imetero ni ngombwa abantu benshi bakunda kubwira bati ni sawa rwose ati yo Karegeya atera imetero tabari sawa ni byiza nabyo niba babishima burya gukora umurimo muri Denmark wambwiye ko rwose tugomba kwicara tukanywa gacupa fagitire ariye nkamamaza amasanga na gutya icyo wabimpishe mwa nuriya wampamagaye ura nundi okay ntabwo ndavana wowe nakubwiye ntirya uranga urashyira agacupa mu ndanza reka tuzitere tubone umwanya wo kujya kuzisoma tuzisoma hari n'undi wantumiye ubukwe bwo ni bwinshi namaze gukwepa bari umuhungu wanjye baza guhemba Masaka n'iki kiganiro ndabizi ko akikurikira urabona amasaha atangiye kungonga ariko sinzi niba ndaza kubasha kugerayo ariko ntacyo oya ndaza kugerageza niyo byabasambira ndajyayo reka dutere imetero duhera cyane se twibanda ku byaranze icyumweru muri rusange biba ari byinshi ariko hari biba byaragiye bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga byo kenshi ngiye nibandaho ariko turi gusoza n'umwaka buri ndi byaranze umwaka twagombye kujya tubikora tugomba kuzabigarukaho umwaka nawe ufite byinshi byawuranze mu minsi hafi yegereje bonane na nyuma yayo tuzagerageza kuganira ku nkuru nyinshi zaranze umwaka udushya twabaye inkuru nini ziba zaragiye ziba nini zigafata igihe kinini mu byiza kwibukiranya amatwi y'abantu cyane ko nkanjye nko kuri channel yanjye yatangiye mu kwa 8 hari ibyabaye imbere yaho nubwo nagiye mbiterera imetero ahandi ariko nabyo nagarura twagarura abantu iki cyumweru cyanzwe n'udushya twinshi cyane dutandukanye ariko hari ubukwe bubiri bwabaye bunini hari ubukwe bwa The Ben na Pamela nk'umustar warongoye mu misi ntago byari Pamela yabaye Miss yagiye muri Miss Rwanda ugatambaye ikamba nka Miss Rwanda ariko yabaye wakangahe yari muri babandi bajya muri boot camp 20 b'intorano ubwo witness amuri imbere ko witness ni Miss yabaye wa kabiri uwo no mu Miss dukorana ikiganiro impamo so rero hari kandi ubukwe bw'umuhungu wa CG
retired Gasana Emmanuel wakoze ubukwe muri ino weekend, ariko ubukwe bwabaye bunini bitewe nuko nyine papa uwo nyiri ubukwe yari muri gereza ahabwa uruhushya ataha ubukwe, ikintu cyaje kiri special tutari tumenyereye, ariko RCS ikadeklara ivuga ko n'ubundi hari n'abandi bagiye babikorerwa. Yego. Si ibyo gusa, ntabwo ikigira ubukwe bunini ari uruhushya Gasana yahawe. Ubukwe bwari busanzwe ari bunini. Yego. Niyo atafungwa cyangwa se niyo wenda bitaza kugenda neza n'uruhushya karubura, bura bukwe ni bunini. Nkuko uvuze ko Pamela abaye Miss, umugore wa The Ben, vuga n'umugore wa Cyubahiro, umukobwa wa General Retired Kayihura. Ni ukuvuga rero ngo ubukwe bw'abana bavuka mu kigenerali icyo kintu cyo kibugira bunini, aho generali yaba ari hose. Komeza. Si ibyo gusa kandi, si ibyo gusa, muri RBA habaye ihererekanya bubasha. Yego. Ku mwanya w'ubuyobozi bukuru, asasimwe yahereza inkoni y'ubushumba Barore Cleophas Barore. Yego. Ubwo bazabihuza na RMC, ubwo byose baza kudutera imetero. RMC kumande yarangiye, yashatse aziguye muri RBA, RMC batore cyangwa ibihugu kwiyeje. Nubundi yari Hormanda arabizi. Si icyo gusa ariko umukinnyi wa filime Kalisa Ernest Samusure nawe urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, niba ntari kwibeshya neza, rwamukatiye igifungo cy'imyaka 3 isubitse mu gihe cy'umwaka umwe adahari, ariko yari naraza ariko rumuca n'ihazabu ya $1,000,000. Simwana bavuze ko bamwishyuriye. Yego, ntekereza ko biri no mu byatumye asubikirwa. Ubwo nagira ngo uze kuduterera imetero aho hose. Yego turazitera rwose. Duhereye cyane ku bukwe duhere ku birori. Yego. Ibirori, ubukwe mbere na mbere ngiye guheraho n'ubundi n'ubukwe wari wagarutseho bw'umuhungu wa CG Retired Gasana Emmanuel. Impamvu mbuhereyeho nuko nyuma y'ibyo twari twibazaga twabonye n'ibindi bintu by'ibimenyetso, hari izindi information nshyashya zaje. Narakubwiye ngo inzira y'inkuru ihera he, habanza amakuru ajugunyanzwe, abayafata uko bayabonye bakayakoresha icyo bashaka, ariko ku umunyamakuru professionnel ya makuru ayabyaza inkuru. Kuyabyaza inkuru ni ukuyatunganya de façon professionnelle, kubalansa byavuye ni ibiki byande byaryari, yamara kuba inkuru natwe tugatera imetero tubati ese ni iki kirimo hagati y'izi nyuguti, uruhushya iyo niyo metero. Gatera imetero. Mbere yuko rero tujya ku bukwe nyirizina, reka mpere n'ubundi ku cyari cyatumye bwongera kuvugwa ni uruhushya nyine rwa CG. Yego. Uru ruhushya tukibara kumva ibyarwo twabonye RCS ivuga ko hari ingingo itinze, ariko yavuze itinze. Amakuru yari ahari. Yego, amakuru yari ahari, ndetse amakuru yari ahari yari yabanje no RCS yaje ngo inkuru ibeyo. Nta munyamakuru professionnel yari itaraba inkuru RCS itarabyemeza. Niba ari ifite umuntu, ubushe twarabivuze, RCS nifite umuntu iravuga ko ikimufite, niko yabanje. Umuvugizi w'inkiko ati ibyo bintu ntibyaba ngo nitubimenye. Harrison Mutabazi niko yabwiye Oswa Kingo, ariko impande bikavuga ko Mama Cyubahiro umudamu wa Gasana yabwiye yahamagaraga inshuti ati mumfashe gushima umugabo araje. Uranyumva? Ibyo byose RCS itaravuga cyangwa parike cyangwa inkiko, inkuru yari itaraboneka, ariko amakuru ahari yuko ari hanze. Abyo bize komeza. So rero ndakotinga umunyamakuru niwe mwiza Anne Marie kuri tweet ye, kuko yashyizeho ikiganiro cy'umuvugizi n'umunyamakuru. Yego, umunyamakuru sinzi uwo baganiriye, ariko ntabwo twakirenze kugira ngo tunakifashishe cyane rwose twinjire mu kiganiro nyirizina dutera imetero. Yego. Umuvugizi yabajijwe niba koko Gasana yarekuwe, asubiza ati ntabwo yarekuwe ahubwo yahawe uruhushya. Yego. Umunyamakuru ati urwo ruhushya yarusabye ryari gake za metero. Hari difference kurekurwa, gusaba guhabwa uruhushya, guhabwa imbabazi. Twabiteyemo imetero twitonze. Yego. Kurekurwa ni ukuba warangije igihano, guhabwa imbabazi ni ukuba wari mu gihano waraburanye mu mizi hanyuma bigaca mu nzira. Yego. Hanyuma gusaba uruhushya byo ni bishya, ariko bisanzwe bikorwa. Yego. Komeza.
umunyamakuru ati urwo ruhushya yarusabye ryari? ehe Umuvugizi ati yarusabye ejo. Umunyamakuru ati hanyuma aruhabwa ryari? Umuvugizi nawe ati aruhabwa ejo. byose nejo. Umunyamakuru ati ubwo hari sangahe? Umuvugizi ati ntabwo isaha nayimenye. Umunyamakuru bivuze ko yasabye uruhushya ejo akanahita aruhabwa umunsi umwe. Umuvugizi ati ntabwo mbizi. Ntabyo mbizi. Umunyamakuru ati none se siko mutubwiye? Umuvugizi ati igihe yasabiye uruhushya cyo ntacyo nzi. Gomeza. Umunyamakuru hanyuma se azagaruka ryari? Umuvugizi ati ntabwo nzi igihe azagarukira. Umunyamakuru ati ni ukuvuga ko uzi ko yahawe uruhushya ariko utazi igihe yarusabiye ndetse ntunazi igihe azagarukira? Umuvugizi ati ntabyo nzi. None se uragira ngo nkubeshye? Ageze nkubeshye. Umunyamakuru ninde twabibaza ubizi? Umuvugizi ati imvura irimo kugwa nigenza make ase imvura ibuza ndaza kubaza kukubariza hanyuma nkubwire. Ubusira cyagwa uretse gatoya nongere nteri metero. Biragaragara ko ibaruwa ya Gasana isaba uruhushya umuvugizi ntayafite. Ntayo. Kuko niyo ejo ni ejo pa raporo yo kuwa kangahe yakabaye icyo ni kimwe. Icya kabiri yaba umunyamakuru yaba umuvugizi n'abandi basigaye rubanda ntawe ufite kopi yibaruwa isaba uruhushya n'uruhushya ubwarwo ntarwo dufite. Sibyo se? Ntarwo dufite cyane. Ari umuvugizi ntarwo, abanyamakuru ntarwo. Icyo twabonye ni ingingo twabosomye mu nkuru. Uranyumva? Hanyuma rero umuvugizi nyine umuvugizi ati imvura iri kugwa. Kubaza se n'imvura ndetse iyo mvura itabujije ko yitaba umunyamakuru iramubuza kuba yamubariza ahandi byose se kuri telefone. Ariko ibyo uzi kuvuga ngo imvura iri kugwa, ibyo bifite icyo bivuga. Uzi kuvuga ngo imvura iri kugwa bageze ku kibazo cya 7 nibwo yibutse ko imvura igwa. Donc imvura iragwa igatuma witaba umunyamakuru ariko utamubariza. Ariko urumva nyine niko kazi ni akazi nyine. Ari umunyamakuru ari mu kazi ke n'umuvugizi yagiye yakoza akazi ke. Ariko buriya abantu bize renseignement abo twajyaga tuganira rimwe na rimwe baravuga ngo hari ka principe kabamo ngo on ne peut ne pas communiquer. Ntushobora guhagarika communication. Hoye nubu ngubu ndi gukominika ukumeze gutyo. Sibyo se? Nta message ubonye se? Je communique kaba karimo. Ngo kwayura se si communication cyane. Niyo mpamvu rero simbizi ejo imvura iragwa ibyo byose ni izindi communication zirerekana uburyo uruhushya rwatanzwemo umuvugizi ntabyo azi cyangwa se bikongera bikerekana amakuru umuvugizi agira ko hari nayo cyangwa bikerekana amakuru umuvugizi afite kuri uruhushya ko ari limited na ayafite ni nkayo natwe dufite cyane ko yanabivuze twabimenye ayafite ntayaheze arayamuhaye se uruhushya rwo gusohoka muri gereza ni nk'urwo kuva muri interina ugiye iwanyu, ni ni nka vizi gusohora mu gihugu, ni nka ordre de domicile ikuvana i Kigali kujyana Rutsiro, haba handitsemo amazina yugiye, hakabamo icyo akora, hakabamo aho agiye, hakabamo igihe agendeye n'igihe azagarukira, hanyuma urumuhaye agasinya cyane. Ibyo ntabyo dufite kuri uru ruhushya rwa Gasana. Icyo tuzi ko agiye mu bukwe. Yego. Kandi yanabutashye. Ubukwe bwabereye ka Kigali. Nicyo cyonyine. Ntabwo ka Kigali yanditsemo. Handitseho Kigali cyangwa mu rugo. Sibyo? Ariko azamara igihe kingana iki? Usibye ko kubwanjye. Nubwo nabikubwiye aho mpagaze ni hamwe. Uruhushya yagomba kuza kubera ko aho ari hayobowe. Ariko yarahari bidakwiye.
no bagomba na rura rwego rwagomba kwibwiriza rwo rukavuga ati genda utaha ubukwe uzagaruka ruko icyaha cyaguhamye waburanye mu mizi bisi 30 y'agateganyo rega n'umwera yego n'abandi nabere bari bambaye amaroza bose ntabere bahari bidakwiye hagombye kujyayo wamaze gukatirwa icyakabiri ubushinjacyaha bwaburanaga bajya kumuhayo bisi 30 y'agateganyo yaranabijuririye aratsindwa ubushinjacyaha bwavugaga ngo yasibanganya ibimenyetso yabangamira iperereza cyangwa yatoroka nese mu bukwe ntabwo yatoroka icyo nibaza ubusa agiye mu modoka y'abamwana we y'Akarekayihura ntabwo yagenda ni ukuvuga ngo narabikubwiye ndavuga ngo urwego ariho si urwo kuba yatoroka nta nzovu yububa okay uri kubyumva icya kabiri kwica iperereza akurikira ibintu akurikiranyweho ngo ni ibya karinganire amurusha ibyaha ibyo narabikubwiye karinganire arusha ibyaha Gasana kandi ibya karinganire yabikoreye imbaga ngari uribaza guhombya sako 16 miliyoni 304 none ariya karinganire sura ufite case ya fake money amafaranga mahimbano bamufatiye Ubuganda yafite ni kera ariko muri nka 2012 miliyoni 6 z'amafaranga y'amahimbano yaragiye guhangika abantu b'Ubuganda ahubwo siko nabonye abantu bakomanta bavuga ngo Gasana we ikitumye kinini afunzwe nuko yashatse guhangana n'umuntu ufata amasoko ya leta kumvikanisha ko karinganire nawe ari umuntu ariko batangaze commentaire y'ubanzu reba bari bo nicyo bagamije sharo kuyobya rubanda none se kubangamira umuntu ufata amasoko ya leta akayakora nabi uri guverineri utabikoze wabo uri guverineri bwoko cyahubwo Gasana muri dosiye ya karinganire usibye kiriya cyo kuvuga ngo karinganire yagiye kweseya mu ifamu ya Gasana miliyoni 48 iyo Gasana narabikubwiye mu metero dutera iyo Gasana na famille Gasana ba nyiri famu abo yanditseho kimwe nuko wasanga ira sabi itanditse kuri Gasana buri yabonye UPI ivuga ngo aha hantu karinganire yashize ibi bintu si mu kwanjye akayikuraho birabyaba igicupuri ariko niba hagaragajwe ikimenyetso cy'uko irasambu karinganire yashyizemo biriya bikoresho atari ya Gasana yawa umwere icyo ni kimwe cya kabiri nuko kitagishobotse iyo abanditse kuri iriya sambu yakoreyemo biriya bikorwa bagirana kontara na karinganire ko bazamwishyura wenda akaba yishyuza avuga ati baranyambuye bikitwa kumwambura ariko baravuganya amafaranga Gasana agwamo ari uko isambu niye kandi nigeze azigirana amasezerano na karinganire ko azamwishyura niho bigitirirwa indonke no gukoresha ubasha mu nyungu zawe kuko karinganire nawe afite umushinga wo kuhira mu burasirazuba ni mu mirima yose y'abafite ubushobozi n'uwa Gasana urimo ariko ibisabwa abandi na Gasana yagomba kubitanga icyo ni kimwe so rero kuba nta nzira yo kwishyurana ihari ziriya miliyoni 48 niba nta masezerano ahari ntaki bikafatwa ko karinganire yagiye gukora ese mu isambu ya Gasana uko bivugwa ko Gasana yari yamwemereye ngo namara kumukorera ibyo azamukorera ubuvugizi abone abaturage uturere dusinye urabyumva umushinga ukore neza ariko se ko ari 48 karinganire ko yafashe ndazifite kopi hard copy na soft ndazifite karinganire yafashe telefone muri marathon ku bihumbi 26 kubera inzego zamushyigikiye zaramushyigikiye kuko yari afite igikorwa kizima agiye kugeza ku baturage rwose 26 kuko yageze mu baturage akabaca 78 inshuro eshatu zayo marathon yamuhereye iyo nyungu ibaho mu Rwanda ubwo harimo nta musoro ntaki hanyuma abaturage icyo ni kimwe bafata amafaranga muri sako mushinga wa karinganire washyushye bafata muri sako abaturage barenga 4,000 bafata muri sako zigera muri 16 ubu zahombye zose uteranyije miliyoni 304 sako ziricaye abaturage bari na telefone ntiziri kuhira umushinga ntiwabaye uri gavana ushinzwe abaturage bitwa buto turere
turindwi cyangwa 8 tw'uburasirazuba Karinganire yahaye telefone azibahenzeho n'umushinga we ntuje mu bikorwa sako zikaba ziri guhomba waza kubikubaza ati uyu muntu ko yazengeje abaturage uri gavana wakoze iki urumva Gasana kuba yashirishamo Karinganire si yari mu nshingano uri kubyumva icyo kirumvikana ngewe uko mbibona ntabwo Gasana ashobora kugira andi madosiye atagaragarira amaso cyangwa ataramenyekanye mu itangazamakuru no mu nkiko yama next YouTube kare yego kare aka Karinganire ni gato cyane niko kabucura mu bibazo Gasana yakabaye afite tugendeye ku mirimo yakoze mu iperereza mu gipolisi gavana w'amajyepfo gavana w'uburasirazuba akandi nakongeraho n'ubu bukwe generali wo mu gihugu runaka kugirana umubano na generali wo mu kindi komiseri generale n'undi komiseri generale wo mu kindi gihugu noneho ibyo bihugu byombi nabyo bikaba bidahorana umubano uri nta makemwa noneho generali wa mubano ukavamo gushyingirana ubukwe kabisa iyo nzira ntiyabura mutuntu byanze bikunze iyo nzira ntiyaburamo gusitara ariko mu mategeko aho kiriya cya Karinganire nicyo amategeko abasha kubona ibindi ntago wabibona ni nk'ibyo abakono reka aryo bo ntago twari kubavugaho muzaranze umwaka reka nkubwire mu bakono hari umuntu wigeze wumva wagiye witabye urukiko ishwe oya ariko se nibirukanwe mu kazi nkuri iyi cyane rwose ntiyashyushye se nubwo tutazaho gatabazi na kazoza bari ariko nta numwe wajya imbere y'urukiko kuko riri yahuriro ntago rinyuranyije n'amategeko nubwo atari ryiza wabyumvise so gushyingirana kuba uri generali wo mu gihugu kimwe ugashyingirana na generali wo mu kindi mukagenderanira mu bihe byiza cyangwa ibi covid gufunga imipaka ibyo byose nta namwe itegeko riba ripfuye sibyo se upfa kuva mu gihugu wabivuze upfa ku mupaka bigize ariko iyo migenderanire mu mategeko ntacyo uba wishe ariko ntabwo ari myiza none se uru ruhushya tukarubona dute uruhushya rwo gutaha ubukwe icya mbere nakubwiye ngo Gasana ntabwo yagomba kugeraho agira uwasaba uruhushya kugira ngo atahe ubukwe bw'umwana kuba afunzwe by'agateganyo yashoboraga no kuba ari iwe akarindirwayo nk'uko byabaye kuri Bamporiki cyane rwose so gusaba uruhushya rero rw'ahantu waruri binyuranyije n'amategeko byakwihuta kuko babanza no gutekereza batari ku bundi tumufite gute ko tarakatirwa icyo ni kimwe ntabwo ari ibintu binyuranyije n'amategeko ariko uti itegeko ryo bidakwiye niko navuze bidakwiye ariko amategeko ujye umenya ko twayazaniwe ntabwo ari made in Rwanda icyo ni kimwe icya kabiri imbaraga kuba umuvugizi atazi uko uruhushya rwatanzwe bivuze ko harimo imbaraga zirenze ariko nkavuga ngo izo mbaraga zirenze sinzi aho zari zagiye ajya kugera hariya zagombaga ku intervena mu nzira imwe tumukurikirana amaze gushyingira umuhungu we tumukurikirana ari hanze paraporo y'ibyo yakoze ibiki byose izo mbaraga zagomba kuhaba aho kugira tuzibone zimusabira uruhushya ariko waba uri kwirengagiza ikintu aho kugira tuzibonere mu ruhushya rwo kumukura ahantu yarari bidakwiye izo mbaraga zagomba kumurinda kuhagera akazajya bamukatiye waba uri kwirengagiza cya kintu wambwiye cyo muri penoloji uvuga uti Gasana ahangaha bigeze ari icyo sava akanyafu ariko nakubwiye ko hari diferanse akanyafu n'umuhini ntabwo umunyafu n'umuhini umuhini nubwo wavuna igufwa ntabwo ukosora kurusha umunyafu oya nibyo ibyo narabikubwiye nyine ku muntu nkuriya Gasana byonyine kugera aho yambara iroza kugera aho agera kandi ubukwe si impamya ko mu gusaba yagiyeyo mu gusaba ntabwo yagiyeyo nabonye abantu barakoze comment banatubwira ko iriya foto ari yo mu murenge wabyumvise narabikubwiye cyo kwambuka umupaka cyo wumvise muri make umuhungu yagiye gusaba adahari nacyo ni igihano icya kabiri erega no gusaba uruhushya niba yaranarusabye
ariko izo mbaraga zamuhesheje rushya zagombaga no kumurinda kurusaba atiri bajya hariya either bakamukurikirana ubukwe buvuyemo cyangwa se bakamukurikirana ari hanze kugeza cya kimwamye nkuko byagenze kuri Bamporiki. Ntabwo ndi aho ngaho mu metero ntera hari aho zigarukira, ntabwo ndi kwibaza aho izo mbaraga ziri bira byose, cyangwa se akaba ariko kakanyafu. Yego birashoboka. Yashoboka ashobora kuba akanyafu yakubiswe ku bushake bati nabagiyemo rubanda rubibone, ariko ubukwe ntajye mu gusaba, ariko mu murenge Saint Michel no muri reception azaba haboneke. Ntabyo ntacyo. Wenda no guca mwirembo, arya guca mwirembo n'umuhungu ugenda, n'umuhungu ujya oya umuhungu ntagenda guca mwirembo. Iyo nyuma ya mariage se ntihari nta gaseremoni kaba abageni bakajya gusura iwabo mukobwa. Oya nayo byitanye no gufatira nabo simbizi aho urwo ntago nahamya ko azarubona kuko bazajya guca mwirembo ibugande. Urwo ntago nahamya ko azarubona kuko harimo kwambuka umupaka. Ariko swat uko byamera kose la fin justifie le moyen. Personnellement ntaho nziranye na Gasana iby'akazi bisanzwe nk'umunyamakuru akaba umupolisi nkaba umunyamakuru. Ndabyibuka cyagiye yakiyobora hari yajyaga aza ngo ariko warya mwanze kuba abapolisi umwagiye muza nkabaha amakontra y'imyaka 3 yashira tukayavuguru turi kumwe dusangira mu kigo cye hariya kumeza nyine muri kwa gusabana. Ako kantu ni wakazanye abamubanjije nta byari bihari. Urumva naho muzi bushe nabikubwiye ko twanahuye mu kwibuka izaza le 12 avril ukwezi le 12 avril muri no mwaka. Nta bindi biri private nziranyeho na Gasana nk'umuntu ntabwo agomba kugera hariya, ntabwo agomba kugera muri izo nzira zose, ariko ni ngombwa hari aho byaba ngombwa, ariko apana kuri dosiye ya Karinganire. Iriya ntabwo ari yageze umuntu nkuri hariya, harimo ibindi. N'utwo tunyafu niyo mpamvu tuza muri ubwo buryo, bikaba bizwi ko atazajya gusabira umuhungu, ariko mu murenge akazaba hari akamusinyira. Kugeza ko umuntu gishobora kuba arabaye imbere ahubwo pourquoi pas. Wabonye ko bari bambaye Rolex Rusesi nako bari iyi shati umuntu nka Gasara koko yayijyana mu bukwe bw'umuhungu we. Biragoye ngo nuko ari made in Rwanda. Nari nabikubwiye nazo ni metero nazo ni metero cyane ko iyo shati yari imeze nk'iyi. Niyo yahitamo ko kujya oya mu gusaba ni metero, kubera ko n'abari kureba video yo mu bukwe yambaye costume, nubwo uwo mukame yashobora ko yari inyuma ye kuko nabonye aho niba ari aho wabonye ewana bisa nkaho byari biri skandale kuba wafata amashusho akajya hanze kuri uriya munsi byagomba. Okay, ubukwe burabaye. Icya kabiri tugomba kumenya, murambivuga nzabivuga kandi nzabona hari n'abandi bazaza bamfashe kubivuga. Dufite amategeko twazaniwe yanditse, ariko dusanganwe ibyacu by'umuco. Dufite uko twakemuraga ibibazo nk'umuryango. Umuryango nyarwanda d'abord ufite umuco nyarwanda, ariko umuryango nyabuntu w'abantu. Hari uburyo twabikemuraga bya kinyarwanda, bya muco wa kinyarwanda, ariko nanone by'abantu. Niyo mpamvu rero turi kugenda tugira amategeko ari kugenda, ukabona hari imyanzuro ibaye, ariko society itari kubyakira. Hakapurika itegeko ngo rigira amarangamutima, niko Rutikanga yambwiye umuvugizi wa polisi afande, ngo rigira amarangamutima, ariko rikorerwa ku bafite amarangamutima. Niyo mpamvu wabonye mu bukwe bwe, nubwo yasabye uruhushya mu cyumweru gishize yari yambaye iroza yitaba inkiko agira gute, ariko mu bukwe abantu barenze ibyo, birengagije ko se w'umuhungu yasabye uruhushya muri gereza, barabutaha. Ubundi buriya nicyo kikwereka nyine justice sociale, ubutabera bw'abantu. Kuko ubundi ari ubu tuvuga ko Kazungu wa wundi wo mu Busanza, ubu Kazungu wo mu Busanza asabye uruhushya rwo kujya mu murenge, wajyayo kubera iki? Ibya Kazungu uko biteye sibyo, ariko ibya Gasana paraporo byo tubidijana nk'umuco
impamvu babonye abantu batashye ubukwe ingeri zose ntabwo ari zose ariko da iziciriritse ntazarimo ntazo pe ntazo wabibaza fisi wagiye mu gitaramo cya Yago aho bamunyujije ubundi mu biryogo nigeze kuguha urugero hari umuntu bamura iki niwe wajyaga bivuga ati mbere yo kuvugana n'uwagomeye ingoma urabanza ukabaza ingoma urabyibuka yego kera hari umuntu wigeze gupfusha nawe yari mu nzego mu biturika atakaza umubyeyi we abantu bamutabaye umubare wari mukeya nko kukiriyeho ngo hazaga bake cyane none n'abandi baje gutabara ku manywa umubare w'abatabaye nyirizina urangana n'uwabatabaye baje kureba batabaye baje kwandika abavuga nko mu ishuri ninde wari uhari kanaka agatanga urutonde urumva yarapfushije abantu batinya kujya ku kiriyo kubera uko yarabanye n'ingoma uracyumva yego ariko kwa Gasana ntabwo ariko byagenze nta wandika abavuga wari uhari bose baje wanditse abavuga baraje pe baraje ingeri zose wanditse abavuga wabarometa reka kuba wanditse oya noya nuwakagutumye kwandika abavuga yarahari yabivugira yabiboneye sibyo niho bitandukaniye bishatse kuvuga ngo icyo amategeko yategetse Gasana ntabwo ari cyo community twebwe abanyarwanda tubona kuri Gasana ako kantu urakumva neza kambwira abadukurikiye icyo kirumvikana nuvuga ngo amategeko dufite ibyo ari gukora ku bantu siko twebwe nka societe y'abantu b'abanyarwanda bafite umuco nyarwanda ntabwo ariko exactement turi kwibona nizo case nakubwiye ndimbati yakubisa 7 muri mageragere umugore yazize bariranwa kuri kamera bira nibyo societe yashakaga buriya buzima bayemo bwaje ashobokaga na ndimbati atarajya mageragere ariko ibyanditse aragenda siko bimeze ubu wajya gusanga urugero nka Robert Mugabe umunyamakuru mugenzi wacu yakubiseyo hafi umwaka azira ibijyanye n'abakobwa b'umunyamakuru mugenzi we cyane byose nzi ko aho avireyo umunyamakuru barabana abyumva cyane hari ibintu byinshi bigenda biba ukibaza ngo ese biramara iki societe amategeko rero yanditse amategeko yanditse atazana adatera inkunga atagira uruhare mu kubaka societe y'abanyarwanda bagomba kwiyunga ayo mategeko simvuze ngo aveho yakongera karebwa sibyo kuko gufunga umuntu resulta ya mbere nuko nka Gasana we ku rwego rwe ntabwo nkurikije ibyo yize imirimo yakoze ntabwo yakwijundika karinganire arabizi ariko bya bindi babantu uwibye igitoki ariko byanze bikunze nka Jean Paul simbeze uze kumbariza umugore wa Jean Paul uko yumva ahuye na Jolly byagenda kubera iki ifungwa rya Jean Paul Jolly arifitemo uruhare nuvuga ngo resulta yo gufunga Jean Paul ya minsi 30 ni yuko umuryango wa Jean Paul utazigira ubona neza uwa Jolly ibyo se iyo ni inyungu se oya nibyo rero so ayo mategeko ratagendaganisha hahantu haduhuza ngo hatwunge yakongera karebwa ese kanshake wenda na solution ese niki cyabanza societe ikagira ikivuga kuri case mbere yo kwijya hitabazwa amategeko mbere yuko yes nkuko haje itegeko ry'ubuhuza no kumvikanisha bemerana ribu ko yahuza abantu ayo ma etape niyo yagombye guhabwa imbaraga mu bunzi za maje mbese ikintu kikagera ku mucamanza ari option Z ariyo nuza ya nyuma ishoboka ariko akantu kose yandebye nabi mu mujyane yantutse mu mujyane yansuzuguye mu mujyane yanyibiye ikaramu mu mujyane mfite case nayo ikubwiye y'inyamagabe muri ntuza muri ikaduha umugore washarije telefoni muguriraho umugabo wari afunze kubera gukubita urukamambiri kumukubita urukamambiri umugore ejo bundi bamusabiye parike yamusabiye igifungo cy'imyaka 3 abana bagiye kuba ikibazo kuri rubanda hejuru ya telefone ngo Tekino 2 Spark Tekino Spark iguranga yaba 800 y'abantu ntabwo bayateranye ariko
ibizakorerwa uwo mugore ni ukwapurika amategeko nyahandi afandira utikanga yambwiye ati nta marangamutima abo bana uko babaho kose on s'en fout kubera itegeko ntago byakwiye abana babiri bafite ababyeyi bafunzwe umwe azira gukubita umugore urukamambiri umugore azira gusharija telefone ikamuburiraho ibyo bigatuma gereza zuzura ikindi hanyuma dutahe mbere yuko tugenda cyangwa se mbere yuko tuva ku bijyanye n'ubukwereka ngiri bike kubaza ku bukwe bwa debeni nubwo nabwo utabutashye ntabwo mbuzi ni bike cyane abo bantu ntabwo mbazi nta kibazo cyo ko uriya mugore we asa n'umukobwa wacu iyo mbonye ifoto y'uriya mukobwa mpitamo asa n'uwacu twashyingiye mu kwa munani k'umwaka ushize mvuga nitagira ngo ni basa cyane debeni rero barongoye Pamela ibintu bigenda neza ashyingiranywe nawe ntabwo yamurongoye se iyo mvugo se kurongorwa se biba kumugara kurongora biba kumugaragara ni ugusezerana ni ugushyingiranwa barashyingiranwa abashyingiranwe kurongora nta gihamya none se iki kijyanye Pamela nyine abira byabaye ni umuhango wishyingira kurongorana byabaye nijoro wenda byasaba kubabaza cyangwa batigiye bazabikorera no kumenya nta kurongora mu ruhame nta bibaho kunoza imivugire oya mujye ushaka kubigira ngo abaganda bavuga ngo kushwera wowe bari kushwera ngo yo nikishwera ni ugushyingirwa kurongora nta muntu ubibona nta n'umenya igihe undi yarongoreye umenya igihe yashyingiriwe gihamya yuko habaye kurongorana ni urubyaro urubuto usibye ko ubu byaje byateye na ADN ikimenyetso na ADN cyuko kanaka yarongoranye na nyirakanaka ni umwana nyirakanaka abyaye wapima ADN ugasanga ihura na kanaka icyo nicyo kimenyetso naho ibindi reka da ubu ukareba bino bipangu byose aya mabati ukavuga ngo abantu babamo bararongorana wabibwirwa n'iki ntabwo wabimenye wasanga umwana muri se bimwe muri bike nshaka kugarukaho kuri buno bukwe ni komanteri ariko nubundi uraduterera imetero harimo ikibazo cyateje ikibazo cyane no kutitabira ubukwe kwa Meddy nk'inshuti y'akadasohoka impamvu mvuze ngo Meddy nk'inshuti y'akadasohoka kugira ngo udutere imetero hari ubwo abantu bashobora kubona ubushuti bwawe n'umuntu bakagira ibyo babitegaho ku buryo hari ikintu gishobora kutaba abantu bakakijajinga kabone bikaba bitunguranye so kutaboneka kwa Meddy mu bukwe bwa The Ben ni igitangaza nicyo tubifate gutyo ngo ni inkuru kwa nicyo kuko inkuru ni ikibushira manza ari hano nabikubwiye inkuru ni ikintu kidasanzwe gikozwe n'usanzwe cyangwa se igisanzwe gikozwe n'udasanzwe so kuba rero barajyanye barakure basa n'abakuriye mu ipaki imwe manza bari abahungu bombi barizi gahino oya Meddy we yize la Colombière ngira ngo la Colombière simbiza gusa bafite amateka bahuje kuko bapandura indege bari kumwe muri Amerika babana muri Amerika bakaribwa nayo bakajya bazana mu Rwanda Meddy ashyingiranwa na wa munyetiyopiyakazi Ben yaramuririmba urumva rero ni igitangaza rero kuba umuntu atatashye ubukwe bw'umuntu wamuririmbiye mu bwe icyo ni igitangaza ni inkuru kwa nabonye rero icyo nshaka kubazaho rero ni ukuvuga ngo ubushuti bw'umuntu n'undi nibwo bugena ko Meddy se yatanze impamvu Meddy yavuze kuri screen avuga ko atari ahari yatabonetse urumva ikibi nuko avuga ngo simba ushaka naho kubugira impamvu busese ngiye sinakubwiye ubwo maze iminsi ntataha shabyihorera ndimo navuga ngo ubwa Giovanni buri kuba nanjye nicaye kuri kamera twariganye tuvuka hamwe yashingiye umukobwa kandi yarantumiye inshuro nyinshi yashingiye gira amata nabanje no kujya ni wa wundi twamamaza ndabimubaza urumva buriya icyakabaye gitangaza havuzwe ko Meddy yivugiye ati ubwo bukwe simbushaka nta mwanya mbifitiye ariko kuvuga ngo nagize impamvu ushobora kugira impamvu mu nzira ushobora kugira ikibazo cya visa ushobora kugira ikibazo cyo gutobokesha imodoka ni ibintu byinshi bituma gahunda zimwe tutazitabira n'akazi my dear n'akazi kwa gatandatu nari ifite bugera muri butanu nta nabwo arabisanishije bati ibyo abantu reka nkubwiye kujya niba ushaka kuzaba umusesenguzi nkazagusiga muri aka kazi mbere yo kwanariza amagambo ujye ubanza umenye na nyirayo ni muntu ki afite ihe background sibyo
ese ni umunyeshyari ese afite inyungu muri ubwo bukwe ese asanzwe asesengura ari neutre atabogamye ese nayo uvuze ngo abantu bavuze no ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe jya ubanza umenye ngo bivuye muri nde wande gute uvuye he abwira nde ryari ntabwo abantu bose nubonye twasomye Twitter niwe mwiza nese rambwa ko Twitter niwe mwiza yamera nk'iya Jean Paul Nkundi neza niba Nkundi neza avuze iki niwe mwiza akavuga iki bisesengure par rapport y'ababivuze uranyumva burya ni nkuru ngewe reka nkubwize ukuri ni nkuru nabaye edit igihe kinini none ngira no gusesengura ni nkuru ushobora kuyireba ntarareba uwayanditse n'icyamakuru cyayanditse nkareba amagambo nkamenya nyiracyo nkamenya igitangazamakuru nkamenya n'umunyamakuru ako kanya kabisa n'ingero ndazifite nyinshi uhita umenya ibyo niyo mpamvu rero ugomba kubanza ukamenya bivuye kuri nde none ubanza kwanariza uwo muntu mbere yo kwanariza ibimuvuyemo niko bimeze nako ngako ndashaka guteraho comment ntoya ngo bavuze ngo cy'ubushuti kuba abantu bafata ubushuti bw'umuntu n'undi bagashaka guhita babugira impamvu urumva presence bavuze ngo iki nyina bo utaboneka kwa Meddy bati ubushuti bw'aba bantu tise bwaba ari ubwanyabwo ese nubwo buryarya ubushuti bw'umugabo n'undi se ni ngombwa kuba abanyabwo ubushuti bwabo nubwo mu buhanzi icyo kigomba kubanza niba ubundi se The Ben niba yararirimbiye Meddy mu bukwe bwe uri sure ko yamutwerera iyo ndirimbo cyangwa atamwishyuje cyangwa iki ubushuti bw'umugabo n'undi se bugira ngo bigende ni business ubushuti bw'umugabo n'undi hagati intersection igomba kuba inyungu si byose inyungu ubw'umugabo se n'umugore ko nta nyungu ubw'umugabo n'umugore se ko na Bibiliya kwibuvuga ni inyungu zidafatika ariko mu bindi reka dutanga urugero ndakuzi wowe hari imyaka 2 yashiro unzi ko dusigiriye se ariko shabaje murareka tubanye kubera inyungu ntari kukumenya se iyo utagira cana ari kumenya iyo ntasesengura ari kumenya ntukorera ariko uri umukobwa wenda hari ubundi buryo mwaje murareka buraci ruhande rerererere nirwo mu mateori adafatika nta ubushuti bw'umugabo n'undi ni inyungu ndacuruza ubwanjye na Ikaruplaza nukwamamaza cyane nimba ndi umucuruzi ubw'Ikaruplaza na Tadeyo nugutumana niba ugiye China ngiye nta mwanya mfite unzanane nanjye agakontineri kamwe ubushuti bwanjye na Joseph ntabwo bwashoboka nakazi cyane nkomeze se nakundana na Fils ubushuti bwanjye na staff ya activity nakazi toma guseka yakwica akazi tukaguruka so nuvuga ngo umufasha abo bana reka mbita abana The Ben na Meddy hanze y'umuziki hari ibindi ubushuti bw'abantu en principe usibye wenda ko haje n'iby'abatinganye ubushuti bw'abantu bahuje igitsina bushamikira ku nyungu kwigana gukorana gukora akazi kamwe donc harimo hagati harimo intersection yo kuvuga ngo ndunguka iki niko bimeze rero usiba ubukwe usibye abantu babigirira ibyo bivugira buri se batanze commentaire ngo The Ben yarabusibye kuki batatanze commentaire yuko Tom Close yabaye best man bavuze ko Meddy yabusibye bavuze ngo Meddy yarabusibye yasibye ubukwe bati ubushuti bwe na The Ben bashimye ubwa The Ben na Tom Close docteur aguze ko buri yuri muhungu muhungu rwose kabari we mvuga ura muhungu rwose yicisha bugufi abana neza namubonye bwa mbere mu bukwe bwa Prince Kid buriya bwo urumva yabaye best man nigeze no kumutumira mu kiganiro araza hanze yo kuba umuhanzi hanze y'ubuganga n'umuyobozi buriya usibye abantu baba bagenda ukabona umuntu umwanya yigize toni arapima ibiro byazamutse Tom Close ariyoroshya mbivuge ku mugaragaro ariyoroshya
imanza ajyamo donc urubanza atumemo akarwitabira bise aho akenewe akaboneka yirengagije ko si we watwaye ntuza guma ya mbere ibyo ubwabyo byagombye gutuma agira hanyuma afite ni docteur a medicine abyumva hanyuma akaba umuyobozi wa ngira ngo wa programme yo gutanga amaraso n'urugero muri RBA abandi umuntu ufite ibyo bitatu nuvuga ngo umuntu ufite ibyo bitatu benshi bigira ba cyane ariko n'umwana warezwe cyo yigeze kubivuga mu kiganiro namutumeyo nibwo yabivuzemo uburyo yamanagingaga famiye ye n'ubuhanzi kugira ngo bitatatira ubuhanzi budatatira amasomo ye muri famiye bikagaragara nkaho yabaye umunebwe cyangwa agatsindwa buriya kamushime cyane nzongera muhamagara atanga ikindi kiganiro kuko dufite abandi bantu baba bastari bakirengagiza ibindi bifite akamaro nko muri football abantu batangiye gukina futu bareka kwiga ibyo bintu barabimbwiye sintandukire benshi cyane ni imibare mike rero nakubwira ngo n'ingero ni imibare mikeya rero niba rero dufite umuntu waba afite impano yo guhanga ntibimubuze kwiga ntibimubuze gukora bo ni umuntu hari akantu umuntu yanyohereje yambwiye ngo ikira ngo ubuzima bwiza numvaga ari nkangabira numubaza ahari abaza ngo ubuzima bwiza ni iki ni ukugira umubiri wihanganira umuruho umubiri wihanganira umuruho nk'uko ugakora amasaha menshi ubuzima bwiza ni ukuba ushobora gukora amasaha 6 cyangwa shoferi akava Kigali agakora tour 2 ajya Rusizi rimwe kabiri ibyo ubuzima bwiza ubwa kabiri ni ukugira intekerezo yihanganira ibibazo urabyumva intekerezo yihanganira ibibazo ihangana n'ibibazo bya societe bikubaho ukabasha kuhangana nabyo icya gatatu ni ukugira umuco ukubanisha n'abandi ni wowe wundi nakubwiye dutangiye gutakaza kubera YouTube YouTube ituma abantu batumuco pe abantu imyaka 5 kuri YouTube societe irakubura ntabwo ubuzima bwiza ubu bufite rero so muri make rero ubuzima ibintu bituma umuntu abaho ni magirirane kubukina neza niyo waba Maradona cyangwa Mbappe cyangwa iki ntabwo byagombye gutuma utiga abantu bakunda football n'abayigira inama bagende barebemo bakora ubushakashatsi bibaza impamvu abafootball bahagarika kwiga kandi abazabikenera kandi ni foot gusa ntabwo mvuze muri za volleyball aba lisansi y'abadogiteri muri za basket barimo ariko foot benshi ugasanga bahita bahagarika kwiga cyane so rero ni uri kure y'ukuri so medicine ukuntu ivuna kuyiguri n'umuhanzi barahari beje none na nyuma icyo ni kimwe yiza ari no mu gihe cyo guhitinga yego nyine ariga akomeza no guhanga arangije kwiga abona akazi akomeza no guhanga ntiyica akazi ku buryo agenda abona promotion kubera iki byose akabitwara n'umuryango yanambwiye ko yandika n'ibitabo ibyo rero ni umuntu wuzuye ongeraho n'umuryango w'abana 5 n'umugore yes urumva ko ni umuntu wuzuye abantu rero benshi azamura kimwe kikamira ikindi ntabwo ari byiza uranyumva ntabwo ari byiza so rero naringarutse ku bantu bavuze ngo Meddy ntiyabutaye kuki batakomanse ko Tom Cruise yabutaye akaba na best man kuki abantu bareba ututagenda gusa kandi hari ibyo kwishimira kuki batavuze ko generali Kabarebe yabutaye icyo ni ntuza nziza bishatse kuvuga ngo nde yarahari The Ben ni muntu ki ubukwe butahwa na generali urabyumva ibyo twagumye no kujya ture mu bintu tukareba ibyiza birimo ubushizi buri ku bukwe tubuvugaho nyuma yo gusaba abantu bavuga ngo harya wari wavuze ngo ntibazamarana kabiri ngaho nyumvira ngo igihe cyose ntago ushobora gusesengura banza mumenye ngo ni bande bafite iyihe background bafite iruhe rukundo rw'uriya muryango uri gushingwa bafite iruhe rukundo rwa societe barimo ese waboho bimeze bite nta bukwe bushobora gutahwa n'inshuti zose wagize mu buzima nta rubanza rubamo bose ntirubaho sibyo ibyo rero naho ngaho na kinyenzi nuko nubwo ntabazi
bagize ubukwe bwiza bagomba tukabifuriza urugo rwiza rwose. Ababutashye ni benshi, ababusibye ni benshi, banyweye amawayini nta kintu batabahaye. Vara ababutashye ni benshi, ababusibye ni benshi, ababutumiwemo ni benshi, abataratumiwemo ni benshi, abishimiye uko bwagenze ni benshi, hagasigara babandi bakeya, babandi batatu dashimwe yatubwiye avuga ngo hari abavuga ku bintu, hari abavuga ku bantu, hari n'abavuga ibijya mbere. Babyumvise? Hasigaye abandi bavuga ku bantu. Aha. Nange reka mbe uvuga ku bantu nkubaze wowe uri mu kazi. Nange bavuga wowe uri mu kazi. Mve ku by'ubukwe njye kuri rino hererekanya bubasha n'ubundi ni itangazo twabonye Yellow Paper, tubona umunyamakuru akaba n'umusiniya muri uyu mwuga cyane rwose, Bwana Cleophas Barore abaye appointed kuba umuyobozi wa RBA. Barore wamuvuga gute mu magambo make kugira ngo ntabwo we ndi bukubwire ngo dutere metero ariko nzi ko muziranye? Turaziranye cyane. Turaziranye. Nk'umuntu wabaye umuyobozi wa RBA twaraturanye. No muri tereri niganye na murumuna we, ese burya n'umudamu we twariganye. Umudamu we namuyoboraga muri korali. Umudamu we namuyoboraga muri korali rwose ku ishuri. Umva Barore kuhabwa RBA nta birenze komantere se batanga n'izi yatinze kuyibona tout simplement. Ariko kwitinda kuyibona suko bari bayimwimye hari bitari byuzuye. Urabizi ko mwitangazamakuru yarangije muri seka ejo bundi yigaga muri ya PM Habumuremyi Christian yafunze ajya kurangiriza muri seka, ushaka gusanga ari cyo cyari cyarabuze, ariko ntacyo atazi muri RBA. Gusa wenda nubwo utabimbajije kuki yasimbuye afa, kuki byabaye ngombwa ko Barore aba ari we uhabwa RBA muri kino gihe kigiye urakibona gute? Tugiye kujya mu matora. Amatora ntabwo akenera diplomasi, akenera popularity. Afa yari umuntu umetiriza bino bintu pa raporo y'ibyo yize, akayobora ikigo gishamikiye kuri leta, kubana neza na leta, gushaka amafaranga, kumanaginga ibindi bitangazamakuru aho. Ariko iyo tugeze mu matora, iyo tugeze mu cyitwa amatora ni imibare, si byose sibabara amajwi se, ni imibare ntabwo ari amafaranga, ni imibare. Urabyumva? Ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ukubana neza, ntabwo ari diplomasi, ni imibare. Rero nka Barore wayoboraga ibiganiro bikomeye birimo abakomeye, ari nawe ukunda kwakira Perezida wa Repubulika, gukurira kiriya kigo pa raporo yaho tugana mu bihe by'amatora, uriya n'uwa content. Amafaranga ashobora kugabanuka cyangwa se abayashinzwe nabo bakagumana ibindi, amasoko ashobora kugabanuka, wenda uburyo afa yagendaga yisanga mu bindi bigo cyangwa se abashinzwe marketing. Ndabyemeza ko mu mafaranga kugiye ingoma ya Barore ishobora kwinjiza make pa raporo ya afa, ariko ntabwo ni metero, ntabwo nshyiraho akadomo, ariko gukundwa kwa RBA ku ngoma ya Barore kuzazamuka. Ibyo rwose c'est sûr. Ibihe rero biba bitandukanye man. Njya mbikubwira kera byita kera kuri wowe n'abandi bamwe mu badukurikiye. Kera ku gihe cy'ababurugumestre 94 kugera 2001. Ab'icyenda kane benshi harimo abakada, harimo abantu bamenyanye n'inkotanyi rugikubita, barimo benshi. Ariko uko bigenda, uko iminsi igenda iza, pa raporo y'igihari kagenda bihinduka. Uribuka nk'umuhungu wa Sekarije nawe yigeze kuba burugumestre. Yego. Hanyuma agace kajemo abacengezi, probability nini yo kugaha umuyobozi uwo mwegisifari. Ushobora guhura n'abakana bamenye kuko abacengezi ni soles infiltrés bivanze n'abandi se. Hari uwo baduhaye Ruzinda na Donatien kuri cyagiye cy'abacengezi bamuha commune Kibari, yajyaga mu isoko rya Yaramba akagenda ahuruma, riko sha wowe waje ryari agasanga umutipe
abazi neza abazi harya sha wowe waje ryari agasanga ntiyigeze uwo muntu muri raporo y'aba exfari baripotinze ntari injira mu modoka baya urira pandagari akamujyana kuko abazi so mu miyoborere rusange ntabwo poste ireba amashuri menshi pfa kubuzi gusoma no kwandika ahubwo ibihe agenda portefeuille igezweho ni iyihe ucyura cyumva kabisa buriya ndavuga ngo ukira ushobora mu gihe cy'amafaranga yabuze par exemple ushobora gusanga beneri na minekofine bagahindura ministre cyangwa guverineri par rapport yo kumumbiriza amafaranga ava mu baturage hano hasi sibyo cyangwa guha imbaraga za sako ariko nibigera igihe cyo kuba twasaba inguzanyo nyinshi bizasaba bazane muri iyo myanya bashyiramo wa muntu uziranye n'inguni nyinshi ziyazana urabyumva niba tugezeho dukeneye ava mu gihugu tuzazana ufite experience mu makoperative uzi kumumbiriza abaturage kubana n'abaturage cyane akazana gahunda y'igiceri ku munsi igiceri wacu yamara kuyegeranya neza twazakenera noneho ubukungu bushingiye kuri disons exportation tukazana umuntu wize iyindi ekonomi y'ubundi bwoko so ibyo rero narimo ntera imetero kugira ngo abantu basobanukirwe ntabwo inkono ihira igihe ntihira inzara ariko barore aha uriya mwanya mu gihe nyacyo gikeneye kuko babarore sibyo abavuzi afase yarandikaga warigeze umwumva tweet kabisa tweet manzana New Times yarigeze kuyandikira ariko barore kuva nk'icyenda kane irangira kuvuga kandi muri kiriya kigo nanone imyaka 20 na oya nabyumvise barore abonye post ntabwo uriya mwanya bamutunguye nta commentaire yo kuvuga ngo bamupangiye yaratinze ariko igihe cyari iki nawe nibaza ko ntabwo byamutunguye rwose naho yari yaratinze Samusure rero barasubikiwe aya ngo yaburanye adahari asubikiwe igihano cyangwa ikuburanisha asubikiwe igihano yakatiwe igihano cy'imyaka 3 gisubitse mu gihe cy'umwaka umwe n'ihazabu ya miliyoni 3 wa mukobwa se Judith yaramwishyuriye nakeza ko ari byo byoroheje ariko ba Judith disi bajye baba benshi umuntu wishyurira undi muntu bataziranye kweri ntacyo bapfana nibyo navugaga abanyarwanda bazima baracyariho ariko banabanye bakoranye projet ya makuta ya filime Judith yari arimo okay bari 50-50 none yaramwishyuriye amuba hafi kwa mu gihe cy'amagi none Samusure bamukatiye adahari ariko yavugaga ko ashaka kuza ashatse yanaza kuko nubundi ntago yaza ngo afanye arya buri hazabu yamubuza kuza ihazabu se ihazabu ngira ngo ariko itayitanze ntago wemerewe gusohoka mu gihugu bien sûr yurimo n'umuntu wese uri mu mwenda leta yaba revenue se bwo ariko ufite ikirane cy'ubusose bwo wagira CRBC yarakwanditse warambuye banke Mokashi CRB nyine na Mokashi zijya CRB n'abantu baravuga miliyoni 3 abantu bagura internet zino z'imigozi bakajya barekera akamara nk'iminsi nk'amezi 3 atishyura ntabwo ndakumenyesha ko ntaho warenga pe naba bandi bafata telefone muri make ntabwo byashoboka iyo uri mideni leta ntushobora kubuja iyo uri mideni izo yaza ariko none se ntahari hanze aje nyine yashaka izo miliyoni 3 basi ikarangira ubundi akirinda ikindi cyaha kuko iyo usubikiwe ugasubira mu byaha bahera kuri bya bindi yego ibyiza yaza niba ari ikibazo kitiki bayimushakira azafatanye n'abandi nyine harya ngo yarahunze umwenda abantu bagirira n'ibyemezo kabisa ntabwo umwenda watuma munga kubera iki ideni no tekinike ya mbere y'ideni ni gukura mu bagabo grand frère ideni ni gukura mu bagabo ntabwo wari Karegeya tekinike ya mbere werabimenya ati bagiye kundega kandi ngiye guhita mfatwa mfungwa wenda kuba baramureze nuko barambiwe
donc ubwihangane bwabo bwari bwarenze cyangwa se nawe atabegera ariko yavuze ko hajemo na ka corona ariko ideni tekinike ya mbere yo kumanagiga ideni ni ukubana neza n'urifitiye nanone niba ari banke ugahora uyisura n'ukwishyuye bitanu ukabijyanayo ukajya ubihamagarisha sirinde sutararaye ntago ideni ntago ryatuma mpunga ideni ntago ryatuma mpunga mu bintu byamungisha ideni ntago ririmo hari ibindi bari kaze bitari ideni kuba kurega ntago ari gufunga oya hari ibimenyetso by'uko nafunga aho nacaho ariko hari ibimenyetso ko naregwa nkaburana ntaho najya kuko kuburana ushobora gutsinda cyangwa ugatsinda ariko niwo mwanzuro yafashe ariko nabikubwiye ko arya afite umugore afite oya no ni imyanzuro ntubonye ko mukanya narimo nitaba mama w'abana baje ubu nuvuga ngo simubwiye ko ndi kuri kamera akabyumva so nukuvuga ngo tujya inama ntago naza kuri kamera atabizi wenda ntabazi ibyo ndavugiraho ariko ababizi nuwo mwanzuro wo kujya ushobora kujya gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ideni rya mbere gutya ati oya mugabo mwiza katubanze tugire gutya harya yanka cya kimasa buri wagitanga hakaboneka ya nanjye nka kavanse ku kazi wowe ntiwagira gutya ukongera ibiganiro iri deni tukarivamo turi babiri nabo n'abana bo bamaze no gukura turabibabwira kuko biba bisaba ngo yari ukwizirika umukanda mu bana bakuru urabibabwira mubimenye uzajya ku ishuri n'amaguru wowe ishuri ndari guhindura ujye kurya make wowe inkweto ntago nzajya nkugura ya fosi ugurajya kuri pantufure wowe mukobwa meshe zigabanye wiyogoshesha umarisheho mukajya inama niyo mpamvu guhunga no kwiyahura bifitanye isano ubushize sinzi ukuntu nabyise niba ari ibivandimwe ari ibibyara wavuze ko guhunga ari muri umuntu wo kwiyahura yego byose bikorwa n'umuntu ufite abajyanama gito cyangwa se utemera inama sibyo urasa musure mbere yo kuhaguruka mu Rwanda iyo kivuga kuri ari kukivugira Mozambique ntago amafaranga aba yarabonetse uwo Judith se yabonye ari uko Samusure avugiye ni Mozambique ni Mozambique ngira Zambia ni ukuvuga ngo na mbere hose iyo agira abo bajya inama abagisha inama bakazimugira na fundraising yari kuba yaba cyane aho kugira ngo ajye mu gihugu ajye kurorongotana nese ubwishize kuboneza cyangwa bigere mu Rwanda d'abord ubanyute nuwo ufite ideni hanyuma ubanyute nabandi ese ubabwira ikibazo cyawe Samusure ko nzikazi kubana ubundi bura byaramunanira icyo yarakigumanye kubana ko abastari benshi hari abagira imyumvire akavuga ngo nibamenya ko mfite iki kibazo baranseka nanone bikarangira ugiye hanze ukajya kuvuza yabahanda wamaze kwambuka imipaka iyo bivuga kiraho ako kantu koma ashobora kuba yaravugaga ati abantu bazi ko nyafite bazi ko ntunze miliyoni 100 ati nimbwira umuntu ko afite ideni rya miliyoni 6 aranseka kubwira abantu senge nabiguhisha nicyo kibazo hari abantu bagera ku rwego akavuga ngo sinshaka ko abantu bamenya ko iki kibazo ngifite nicyo rero cyatumye agenda yafashe umwanzuro nk'uwo kwiyahura guhunga no kwiyahura bifitanye isano mu gihe wakabwiye abantu ndabizi neza ko atari kuyabura paraporo abo babanye muri industry abo baturanye abo bavukana niba bahari miliyoni 6 ni menshi ndabyumva ariko ushobora kubona undi uzi kuguriza yihanganira ko uzazishyura utinze cyangwa umuntu akakwereka plani yo kuzibona sibyo cyangwa umuntu nk'ubu wenda tuvuge nkanjye wenda ideni rikaze ideni rikaze kuba nabwira aba bantu bamamaza iwacu harimo abishyura ukwezi harimo abishyura umwaka n'abishyura amezi 3 mfite ikibazo nabwira ngo mwese mwishyura 3 hari cyakemuka uwo nizeye cyane nk'ikarupuraza nkubwa ariko wanyishyuye imyaka 5 ko ntaho nenda kujya simba mvuye mu kibazo se nese Samusure niba kina filime yabura ikindi yakora umwishyuriye umwenda akaza ukagira ibyo umukoresha ntabwo yatekereje ibyo byose ntabwo amadeni abantu bafite amadeni bose ntabwo bahunga amayidira harimo n'abarimo zingahe amajana biriya guhunga kubera ideni ni ukureba hafi ni ukugira abajyanama bake ni ukutemera inama ni ukugira abajyanama gito ukababwira bakaguca amazi
ari n'igihe uba waramaze kwipasa muremure ukagira urwego ugeraho kumbe ufite aha kangaruke kuri dashima hari igihe ufite inshuti mababi n'inshuti mashami nta nshuti mizi ufite ugira cyangwa se ukaba ufite inshuti magana inshuti magambo nta nshuti magara ufite nibyo ngibyo ngewe rero nanjye inshuti mizi mfite mbarwa ziba ari mbarwa n'inshuti magara mfite mbarwa ariko byanze bikuze sinabura uwo mbitsa ikibazo kandi mbona hejuru ya 60% yakibonera umuti yego so rero bya bindi bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara naba nusaza akajya mu muhanda bisanzwe uwo nguwa aruta uwiyahuye cyokora none wahunze aruta wasaze abo bose ibyo byose rero bituruka kuvuga ngo ni wowe wigiriye inama wiga umugambi urawunoza birangiye uwushyize mu bikorwa kubera ko urumwe gusara kwiyahura guhunga ibyo ni iby'abantu umuntu yicara wenyine ntago byagombye ni wowe wa mbere uri midene se oya epuwi kuvuga ngo kuregwa uniyo yahaba sheke sans provision cyangwa kwambura umuntu birafungirwa cyetse aho byacitse sibyo se yareka kaburana agihari agasaba kujya kuyakorera ariko ntacyo ubwo yafashe umwanzuro wo guhunga none aranashaka no kugaruka mu gihugu naze akora icyo gihano gisubitse yirinda kugwa mu kindi cyaha nk'icyo ntacyo bas nibyo ngibyo rero reka duhinira ngaha ariko iyo dusoza ntitubura gushimira baba batuba hafi kugira ngo ibiganiro bibagereho duhereye kuri Urban Hotel iba yaduhantu heza ho gukorera aha twicaye muri kubona rwose nako twe tuba turi safe tuba twakoze amasaha menshi ubundi tudafite ahantu heza twahagwa yes abafatanyabikorwa bacu Ikaro Plaza Vekatu Green Tech yego gira amata mwarimu Krema Easy Buy Shop Manuel mu Bushinwa NM Nyandwi Mathieu NM Vision yego abo bose turabakengurukiye ku mugani hari n'umwe Yerika rwose nubutse ko abantu bashaka kujya kwiga masters abashaka gushaka bachelor rwose intake yo kwa mbere bari kwandika yes waruvuze nibuke wa undi engineer topographe Ernest uyu munsi nagomba kujya kumureba none wamperanye Ernest nyine apima ibibanza mu Bugesera n'ahandi yajyayo kandi abikora neza cyane nimero ye nzayibaha ushize nari nayivuze ariko ahubwo wa wundi wo mu Budage wa wundi wigisha Ikidage Maurice ishuri ry'Ikidage rifite izina mu Kidage ariko ngo na academy icyo nzi cyo ni babwire nimero bakorera Kimironko ni German Language Academy German Language Academy bakorera Kimironko babwire nimero iyo wamaze kurangiza level ya 3 y'Ikidage ushobora kubona visa ijya mu Budage ku buryo bworoshye ushobora kubona kujya gukora stage ushobora kubona kujya kwigayo ushobora kujya kubona gukora y'akazi mbese uba wabaye hafu umudage uri hagati y'umudage n'umunyarwanda donc byose biroro ariko ushobora no kubona akazi mu ONG y'Abadage akora mu Rwanda za GIZ why not tuzajya gukora muri za go so rero bakora Kimironko ni 0791398222 yego abandi abanjye bihangane narinaniwe yego inimero ntago nzitanze ariko tugiye kwiga strategy y'ubundi kuzandika kuri screen oya abantu bakazibona ndakoresha akantu kameze nka bana kazaba kari hano bazireba aho ni sawa cyane so mwakoze cyane so Karegeye kagushimire rero ko wihanganye tukaganira wakoze cyane